Muraho neza abakunzi bacu baradukurikira umunsi ku munsi. Iyi ni ya YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV. Aho tuje gukosoza ikizami kiba kimaze gukorwa kugira ngo turusheho kubona imyitozo ihagije kugira ngo nitugerwaho tuzatsinde ku nota hejuru kandi bitatugoye. Ariko murabizi uyu munsi ni konji nta kizami kirakorwa, ariko birashoboka ko waba ufite ikizami ejo. Niyo mpamvu nkuzaniye ibibazo 20 bikunda kuza kugira ngo urusheho kwitegura nugerwaho uzakorera rimwe uhita utsinda. Murabizi intego yacu no kubona mukora rimwe mugahita mutsinda. Kwibutsa ko ikintu cyose nshyira kwa ino YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV aba ari icyagufasha ko wajya mu kizame ugakora rimwe ugahita utsinda. Cyaba kino kizame kiba kimaze gukorwa ngenda mbashyiriraho, yaba ari amasomo ngenda bashyiraho agenda bafasha kumva neza bino bibazo biba byabajijwe, byaba byari ibibazo nkunda gupostinga biba biri gukunda kuza mu kizame, ujya urahita ubibonera ku gihe wagerwaho ugakora rimwe ugahita utsinda. Rero ikintu busabwa mbere y'uko ureba ino video ujya aho hasi hasi umukara ndetse subscribe ukahakanda niba ukeneye kuzakora rimwe ugahita utsinda. Iyo umaze kwakanda ikintu cyose nshyizeho ujya urahita ukibonera ku gihe utarindiye ko bagenzi bawe aribo baragusharinga link kandi nawe ufite smartphone. Ariko nkwibutsa ko ushaka kode ziri kuboneka, twandike cyangwa uduhamagare kuri 0789 355 1626 tubwire akarere wifuza gukoreramo, itariki utubwire n'isaha tugufashe kubona kode mu gihe gito. Ikintu busabwa ni indangamuntu. Ikindi cya kabiri, ukeneye kwiga uri kure bitagukunda ngo uze twigane mu shuri, cyangwa se ufite akazi katakwemera ngo uze twigane mu shuri, turakwigisha mu buryo bwa online ku biciro byo hasi cyane. Wagerwa ugakora rimwe ugahita utsinda. Uduha amasaha abonekaho ku munsi, iyo ageze turaboneka tukakwigisha. Tuba dufite amasomo ateguye neza, imyitozo myinshi tugendeye kwa bino bibazo bikunda kuza cyane. Tukaba twizeye ko nugerwaho uzakora rimwe ugahita utsinda. Mutwandikire cyangwa muduhamagare ni kuri 0789 355 1626. Ibyo byose tubigufashemo. Ndakeka ko wamaze gukanda subscribe hasi, ndakeka ko wamaze gufata agakaramu, ndakeka ko wamaze gufata agapapuro. Reka dutangire n'ikibazo cya mbere gikunda kuza. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo amatara ndangacyerekezo agomba kuba agizwe n'ibintu bifashe ku rumuri rumyatsa biringaniye ku buryo bigira umubare utari igiharwe ku mpande z'imbere n'inyuma z'ikinyabiziga. Ayo matara aba afite amabara akurikira. Ese ayo matara aba afite amabara asate? Ugiye kwitegereza neza, hano hari ibisubizo 4 baduhaye, uhitemo kimwe cy'ukuri ucyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20, bigufashe kumenya se yaba ari wowe wakoze kino kizame wari gutsinda. Murabizi amanota bafatiraho ni 12 kuzamura. Aravuga ngo amatara y'imbere aba yera cyangwa ari umuhondo, beka ngo ay'inyuma abatukura cyangwa se n'icunga rihishije. Seka ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri niba ari bwo bwa mbere dukosoranye ikizame. Iyo bavuze ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri bashatse kuvuga ngo A ni igiso cy'ukuri ndetse na B iba ari igiso cy'ukuri, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo ay'inyuma basa n'icunga rihishije. Se wowe hano urabona igiso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo 4 baduhaye. Tegereze neza rero usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igiso cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ubonye ngiye kukivuga utari wamara kugihitamo uhagaritse video kugira ngo wizere ko amanota ugize kuri 20 ariyo wari kugira. Rero hano igiso cy'ukuri nta kindi ni se. A na B ni ibisubizo by'ukuri. A ni igiso cy'ukuri, amatara y'imbere aba yera cyangwa ari umuhondo, naho ay'inyuma abatukura cyangwa se n'icunga rihishije. Ese waruhisemo A? Yego ni igiso cy'ukuri ariko bazaguha 0 mu kizame. Waruhisemo B? Yego ni igiso cy'ukuri ariko bazaguha 0 mu kizame. Ugomba guhitamo inyuguti ivuga ko byombi biraba ari ibisubizo by'ukuri, kuko n'ubundi byombi ni ibisubizo by'ukuri. Ukeneye kode twandike cyangwa uduhamagare ni kuri 0789 355 1626 ngufashe kubona kode, akarere ushaka, itariki ushaka n'isaha ushaka mu gihe gitoya. Nkwe n'imyitozo iragufasha kwitegura uzagerweho ari nko kujya kuyizana. Ikibazo cya kabiri kikabaza ngo iki cyapa gisobanura. Icyapa cyacu, ese uri kubona wowe turi gukosorana kino kizame, kino cyapa gifitiye ishusho? Ese uri kubona gifite ishusho ya mpande 3? Ese uri kubona gifite ishusho y'urukiramende? Ese uri kubona gifite ishusho y'uruziga? Ibyo nibyo bita ishusho y'icyapa. Kino cyapa rero gifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko utukura, ubuso ni hari aho umweru, bavuga ngo ubuso bwera cyangwa bakavuga ubuso bw'umweru, nawe ibirango muri kubona ko ari umukara. Ariko na harimo
umuntu. Ese kino cyapa gisobanura iki? Uramanza umenye. Ese kino cyapa kiri muri itsinda ry'ibyapa byo ku mihanda? Murabizi iyo video narayibakoreye iteguye neza. Saka YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV, urebe iyo video y'ibyapa byo ku mihanda, uramara kuyireba nta kibazo cyerekeye ku byapa byakunanira, kuko na bino bibazo byiganjemo. Arango ntihanyurwa n'abanyamaguru, mbega ngo kayira k'abanyamaguru, seka ngo aho abanyamaguru bambukira, ndeka ngo B na C ni ibisubizo by'ukuri. B akayira k'abanyamaguru, na C aho abanyamaguru bambukira ni ibisubizo by'ukuri. Wowe hano urabona isomo kuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Itegereze neza rero usubizanye ubwitonzi, igiso cy'ukuru cyandike ku papuro kugira ngo uze kureba amanota turi buze kugira kuri 20. Ndakeka ko igiso cy'ukuru amaze kugitamo, ndakeka ko iso cyanya cyo bamaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni A, ntihanyurwa n'abanyamaguru. Kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bibuza. Ikintu cyose kiri mu kirango baba bari kukikubuza. Niba harimo umunyamaguru ntihanyurwa n'abanyamaguru. Niba harimo zira modoka zitwara ibicuruzwa ntihanyurwa n'imodoka zigenewe gutwara ibicuruzwa. Niba harimo volomoteri ntihanyurwa na volomoteri. Niba harimo wenda nka 50 ntihanyurwa n'ibinyabiziga. Ntabwo uba wemerewe kurenza umuvuduko uri mu kimenyetso. Kino cyapa rero kirabuza, kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bibuza. Niyo mpamvu hano kino cyapa gisobanura ngo ntihanyurwa n'abanyamaguru. Urumva kiri kubuza abanyamaguru kuba bahaca. Uri mu mujyi wa Kigali turaza tukakwigisha, ariko iyo gahunda ibaho muri weekend gusa. Tukaza tukakwigisha iwawe, tukigana umunsi umwe, umunsi ukurikiyeho ukaba wagenda ugakora rimwe ugahita utsinda. Ariko bigasaba kugira ngo twigane turi kumwe. Rero uratwandikiye cyangwa uduhamagara ni kuri 078 935 16 26 tukabigufashamo. Ikibazo cya gatatu kikabaza ngo iyo kuyobya umuhanda ari ngombwa bigaragazwa kuva aho uhera no ku burebure bwaho n'icyapa gifite ubuso bw'amabara akurikira. Bagiye kuyobya umuhanda, birumvikana hari ibyapa barakoresha birabereka ahantu muraca. Ese biriya byapa bakoresha bifite ubuso bw'amabara asate? Aravuga ngo umukara, beka ngo umweru, seka ngo umutuku, deka ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Ubwo iyo uvuze nta giso cy'ukuri kirimo bashatse kuvuga ngo A ntabwo ari igiso cy'ukuri, B ntabwo ari igiso cy'ukuri, ndetse na C ntabwo ari igisubizo cya nyacyo. Wowe hano urabona igiso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza rero usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igiso cy'ukuri wamaze kugitamo, ndizera ko igiso cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Igiso cy'ukuri nta kindi ni D, nta giso cy'ukuri kirimo. Ese ko nta giso cy'ukuri kirimo, icyakagombye kuba igiso cy'ukuri cya nyacyo ni iki? Ubundi iyo bari kuyobya umuhanda bakunda gukoresha ibyapa biranga, nka kiriya cyapa kiranga kiba cyanditsemo deviation cyangwa deviation mu cyongereza, kiba gifite ubuso bw'ubururu. Cyangwa bagakoresha ibyapa bitegeka, birahita bikubwira ati umuhanda bawuyobeje ugomba guca, ibyerekezo bitegetswe nibi. Rero bahita bakoresha biriya byapa bitegeka cyangwa kiriya cyapa kiranga, kandi biriya byapa biba bifite ubuso bw'ubururu. Ese hano hari ubururu ubonyemo? Oya. Niyo mpamvu duhisemo ko nta giso cy'ukuri kirimo, kuko bakoresha ibyapa bitegeka cyangwa biriya byapa biranga. Ikibazo cya kane kikabaza ngo iki? Kikabaza ngo iyo nta mategeko awugabanya by'umwihariko umuvuduko ntarengwa ku modoka zidafite ibizibuza kwiceka, kubera ko ariko zakozwe ni. Ntabwo zifite ibizibuza kwiceka kubera ko ariko zakozwe, buriya ziriceka. Ndakeka ko usobanukiwe. Ntizifite ibizibuza kwiceka, ubwo nyine ziriceka. Rero umuvuduko wazo ntarengwa iyo nta mategeko awugabanya n'uwuhe mu isaha. Aravuga ngo kilometero 70 mu isaha, beka ngo kilometero 40 mu isaha, seka ngo kilometero 25 mu isaha, deka ngo kilometero 20 mu isaha. Hano urabona igiso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Mbibutsa ko ibintu bya kilometero runaka mu isaha ntuzabigireho ikibazo. Ikinyabiziga cyose kigenda gifite ahantu hari moteri, gifite moteri, buri kujya ureba umuvuduko uri kujya urebe ugenderaho mu isaha. Ukavuga ati bitewe n'ukuntu uri kwiruka uri kugenda wenda ibirometero 80 mu isaha, ukaba ufite ahantu uri kujya urabirebera. Hari igihe abantu babibazaga ukumva arakubaje, ese none ugenda uri gupima umenya umuvuduko uragenderaho
ute, cyane cyane ku bantu batakunze kugendana na bari abantu bari gutwara, nibo usanga babibaza. Ariko ikinyabiziga cyose kiba gifite ahantu uri kurebera umuvuduko uri kugenderaho. Musa rero kwa zino modoka zidafite ibizibuza kwiceka kubera ko ariko zakozwe, umuvuduko wazo yo nta mategeko awugabanya mu isaha, aba ari kilometero 25 mu isaha. Buriya ziba zagenda kilometero 25 mu isaha mu gihe wakomeje kugenda ku muvuduko wa kilometero 25 udahinduye umuvuduko, aba ari kilometero 25 mu isaha. Ikibazo cya gatanu kikabaza ngo iki? Kirabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Icyapa dufite ese wo turi gukosorana kino kizame, kino cyapa uri kubona gifitiye ishusho. Ibintu by'amashusho y'icyapa twamaze kubyigaho, ndakeka ko bitarakugora. Rero kino cyapa gifite ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu, ibirango by'umweru. Ese kino cyapa kiri mu buhe bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda? Banza usubize ndakibikubwira nyuma. Ariwa ngo aho guhagararwamo n'abanyamagare imbere. Beka ngo aho abana bagenewe kwiga gutwara amagare. Seka ngo inzira y'ibinyamitende n'abanyamaguru itegetswe. Deka ngo abanyamagare bagomba kuva ku igare bakagendeshwa amaguru. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari cyemwa bino bisubizo bine baduhaye. Itegereze neza rero usubizanye ubwitonzi. Igiso cy'ukuri ucyandike ku papuro. Ndakeka ko iso cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndakeka ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Iso cy'ukuri nta kindi ni se. Inzira y'ibinyamitende n'abanyamaguru itegetswe. Birumvikana kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bitegeka. Birangwa no kuba bifite ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu n'ibirango byera cyangwa by'umweru, biterwa nuko babikubajije bavuze. Ikibazo cya gatandatu kikabaza ngo ahatari mu nsisiro umuyobozi wese ugenza ikinyabiziga kimwe cyangwa ibinyabiziga bikomatanye bifite uburemere ntarengwa bwemewe burenga ibiro 3500 cyangwa bifite uburebure bwite burenga metero 10 agomba, kiretse iyo anyuze cyangwa agiye kunyura ku bindi binyabiziga, gusiga hagati y'ikinyabiziga cye n'ikimuri imbere umwanya uhagije kugira ngo ibinyabiziga bimuhiseho bishobore kuhigobeka bidateje impanuka igihe bibaye ngombwa. Ariko ibyo ntibikurikizwa mu bihe bikurikira. Murabizi nka kwa kundi ushobora kuba utwaye cya rukururana, urabizi ikinyabiziga gifite metero 10 aba ari ikinyabiziga kirekire cyangwa gifite buriya buremere bw'ibiro 3500, aba ari ibinyabiziga birebire gifite metero 10. Rero birumvikana ko nujya kukidepasa hashobora kuzaza indi modoka igahita ikugonga kubera ko ni ikinyabiziga kirekire, kugidepasa biragoye. Rero abagomba gusiga umwanya uhagije hagati y'ikinyabiziga, uno muntu ufite no rukururana abagomba gusiga umwanya uhagije hagati y'ikinyabiziga kimuri imbere nawe, kugira ngo niba wari watangiye kumudepasa ukabona hahise haza indi modoka uhigobeke udateje impanuka. Ariko bari kutubwira ngo mu bihe bikurikiraho uwo mwanya aba yagusigira kugira ngo wigobekemo abashobora kutawusiga. Mu bihe aravuga ngo mu gihe ibigendera mu muhanda ari byinshi, kimwe no mu duce tw'inzira nyabagendwaho kunyuranaho bibujijwe. Beka ngo igihe ibigendera mu muhanda ari byinshi, seka ngo mu duce tw'inzira nyabagendwaho kunyuranaho bibujijwe. Deka ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari cyemwa bino bisubizo bine baduhaye. Itegereze neza rero usubizanye ubwitonzi. Igiso cy'ukuri cyandike ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20. Ndakeka ko ugisobanukiwe. Ndakeka ko nikiramuka kije mu kizame urakora, urahita ugikora, urakoresha. Iravuga ngo niyo gisubizo cy'ukuri. Ni mu gihe ibigenda mu muhanda ari byinshi, kimwe no mu duce tw'inzira nyabagendwaho kunyuranaho bibujijwe. Niba ugeze ahantu kunyuranaho bibujijwe cyangwa ugeze ahantu hari ambutiyaje n'ubundi utabona ukuntu adepasa ngo akudepase, uwo mwanya ashobora kutawugusigira. Ndakeka ko namuzwitamo A. Ndakeka ko namuzwandika ku papuro. Utari wahisemo ndizera ko nikiramuka kije mu kizamura akora ejo. Murabizi ejo ibizame birakorwa. Ndakeka ko urahita ugikora. Ikibazo cya karindwi kikabaza ngo ibinyabiziga bikurikira bigomba kujya itara ry'ubururu imyatsa riboneka mu mpande zose. Ibihe binyabiziga ari ngo ibinyabiziga bifite ubugari burenga metero 2 na santimetero 10. Mbega ngo ibinyabiziga bya polisi y'igihugu. Sega ngo ibinyabiziga ndakumirwa. Deka ngo ibisozo byose ni ukuri. Iyo vuze ngo ibisozo byose ni ukuri, ndakeka ko mwese mumaze kubimenya. Wabashatse kwa ngo A ni igiso cy'ukuri, B ni igiso cy'ukuri ndetse na C
ni igisubizo cya nyacyo. Wowe hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe mwa bino bisubizo bine baduhaye. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri amaze kugihitamo. Ndakeka ko igisubizo cya nyacyo amaze kucyandika ku papuro. Igisubizo cy'ukuri nta kindi ni se bino binyabiziga ndakumirwa nka za ambulance. Mubona ko riba rifite itara ry'ubururu imyatsa riboneka mu mpande zose. Ndakeka ko ramaze guhitamo rero se. Ndakeka ko ramaze kuyandika ku gapapuro. Utari wahisemo ndizera ko nikiramuka kije mu kizamura akora urahita ugikora. Ikibazo cya 8 kikabaza ngo ibinyabiziga bihinga n'ibindi bikoresho byihariye bikoreshwa n'ibigo bipatana imirimo iyo bigenda mu nzira nyabagendwa igihe cya nijoro cyangwa bitewe n'uko ibihe bimeze bitagishoboka kubona neza muri metero 200 bishobora kugaragazwa inyuma n'amatara abiri atukura. Bipfa kuba bitarenze ibipimo bikurikira. Bipfa kuba bitarenze ibihe bipimo ariho ngo kutarenza umuvuduko wa kilometero 20 mu isaha. B kavuga ngo iki? B kavuga ngo uburebure bwabyo habariwemo ibyo bitwaye bukaba butarengeje metero 6. Seka ngo uburebure ntarengwa ni burenga metero 8. Deka ngo A na B nibyo bisubizo by'ukuri. Ubwo A ikaba ari igisubizo cy'ukuri ndetse na B ikaba ari igisubizo cya nyacyo. Wowe hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Ndakeka ko amaze kugihitamo. Ndakeka ko amaze kucyandika ku papuro. Igisubizo cy'ukuri nta kindi ni D. A na B nibyo bisubizo by'ukuri. A yavugaga ngo kutarenza umuvuduko wa kilometero 20 mu isaha. B kandi ngo uburebure bwabyo habariwemo ibyo bitwaye bukaba butarengeje metero 6. Niyo mpamvu duhisemo D. Niyo mpamvu tuyanditse ku gapapuro. Ndakeka ko amaze guhitamo rero D. Ndakeka ko amaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 9 kikabaza ngo ni eferi ituma imodoka igenda buhoro kandi igahagarara ku buryo bwizewe bubangutse kandi nyabwo. Uko imodoka yaba yikoreye kose, yaba igeze ahacuramye cyangwa ahaterera. A. Feri y'urugendo. B. Feri yo gutabara. C. Feri yo guhagarara umwanya munini. D. Ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri amaze kugihitamo. Ndakeka ko igisubizo cya nyacyo amaze kucyandika ku papuro. Igisubizo cy'ukuri nta kindi ni A. Feri y'urugendo. Birumvikana. Ndakeka ko amaze guhitamo A. Ndakeka ko amaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo gikurikyo ni ikibazo cya 10. Kibaza ngo iki? Hano hari ibisubizo bine baduhaye. Kirabaza ngo bizirikisho by'iminyururu cyangwa by'inziga kimwe n'ibindi by'ingoboka bikoreshwa gusa igihe nta kundi umuntu yabigenza kandi nta kindi bigiriwe uretse gusa kugira ngo ikinyabiziga kigere aho kigomba gukorerwa kandi nturenze na rimwe kilometero 20 mu isaha. Ibyo bizirikisho bigaragazwa ku buryo bukurikira. Ese bigaragazwa ku buhe buryo? Hano hari ibisubizo bine baduhaye urahitamo kimwe cy'ukuri. Aravuga ngo agatambaro gatukura agatangaro gatukura kuri santimetero 50 z'umuhanda. Mbega ngo ikimenyetso cy'itara risa n'icunga rishije. Sega ngo icyapa cyera cya mpande enye zingana gifite santimetero 20 kuri buri ruhande. Deka ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari iki rero mwa bino bisubizo bine baduhaye? Tegereze neza. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri amaze kugihitamo. Ndakeka ko igisubizo cya nyacyo amaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. A ntabwo ari igisubizo cy'ukuri. B ntabwo ari igisubizo cy'ukuri. Ndetse na C ntabwo ari igisubizo cya nyacyo. Ubundi bagomba gukoresha icyapa cyera cya mpande enye zingana gifite santimetero 30 kuri buri ruhande. Nubibonamo uzabihitemo nicyo kizaba ari igisubizo cya nyacyo. Ikibazo cya 11 kikabaza ngo iyo kuva bwije kugeza bukeye cyangwa bitewe n'uko ibintu bimeze bitagishoboka kubona muri metero 200 ibinyabiziga cyangwa imitwaro bifite ubugari burenga metero 2.50 iyo bigenda mu nzira nyabagendwa bigaragazwa ku buryo bukurikira. Ese bigaragazwa ku buhe buryo? Tegereze neza. Aravuga ngo inyuma ni amatara abiri atukura. Mbega ngo iyo bibaye ngombwa no ku mpera y'amabondo y'ikinyabiziga cyangwa y'imitwaro ni itara ndangaburumba risa n'icunga rishije cyangwa ry'umuhondo. Sega ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. A ikaba ari igisubizo cy'ukuri ndetse na B ikaba ari igisubizo cy'ukuri, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ubwo A ikaba atari igisubizo cy'ukuri, B ikaba atari igisubizo cy'ukuri ndetse na C ikaba atari igisubizo cya nyacyo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri amaze kugihitamo. Ndakeka ko igisubizo cya nyacyo amaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi
ni C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Inyuma aba ari amatara abiri, naho iyo bibaye ngombwa no ku mpera y'amabondo y'ikinyabiziga cyangwa imitwaro ni itara ndangaburumba risa n'icunga rihishije cyangwa ry'umuhondo. Iyo wahisemo A iba ari igiso cy'ukuri ariko baguha 0. Iyo wahisemo B iba ari igiso cy'ukuri ariko baguha 0. Ugomba guhitamo inyuguti ivuga ko byombi biraba ari ibisubizo by'ukuri kuko baba bashyizeho iyo nyuguti ivuga ko A na B ari ibisubizo by'ukuri. Rero niyo mpamvu hano duhitamo C mu cyimbo cyo guhitamo A cyangwa guhitamo B byonyine. Ndakeka ko guhitamo C, ndakeka ko kwandika ku gapapuro. Ikibazo gikurikira ni ikibazo cya 12 kirabaza ngo igice cy'umuhanda kiri hakurya y'umurongo mugari wera udacagaguye ugaragaza inkombe mpimbano y'umuhanda kiba kigenewe ibi bikurikira. Ese kiba kigenewe iki? Hano ibisubizo bine baduhaye. Areba ngo guhagararwamo umwanya muto gusa, mbega ngo guhagararwamo umwanya muto n'umunini, ndetse no ku mihanda irombereje y'ibisate byinshi n'imihanda y'imodoka. Seka ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, deka ngo nta kiso cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona ikiso cy'ukuri cyanya cyari ikemwa bino bisubizo bine baduhaye? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko ikiso cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndakeka ko ikiso cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano ikiso cy'ukuri nta kindi ni D, nta kiso cy'ukuri kirimo. Kuki batubwiye ngo nta kiso cy'ukuri kirimo? Ubundi hariya haba hagomba guhagararwamo umwanya muto n'umunini, gutyo gusa. Kuba bahererengejeho ngo ndetse no ku mihanda irombeje y'ibisate byinshi n'imihanda y'imodoka, aho ngaho igisubizo gihita gihinduka. Niyo mpamvu duhisemo ko nta giso cy'ukuri kirimo. Ndakeka ko wowe waramaze guhitamo D, ndakeka ko wari wamaze kwandika D ku gapapuro utari wahisemo. Ndakeka ko nikiramuka kije mu kizame uri bukore ejo urahita ugikora. Murabizi ibibazo biragaruka, niyo mpamvu nje kubakosorera kino kizame kiba kirimo ibibazo bikunda kuza, kugira ngo ejo nugerwaho ubone ibibazo 10 byagarutse byo mwa kino kizame kimwe ukosoye, ubone ibibazo 10 na bingahe biragarutse. Ukore rimwe uhita utsinda, ariko kugira ngo niba uri hafi gukora ikintu cyose kiza ujye ukibonera ku gihe, ujye wibuka gukanda subscribe. Nugerwaho uzakora rimwe uhita utsinda, kuko ikintu cyose kizaho aba ari icyagufasha ko wajya mu kizamu ugakora rimwe ugahita utsinda. Ikibazo cya 13 kikabaza ngo telefone ngendanwa ntigomba gukoreshwa. Telefoni ngendanwa ko ari twe twaziguriye ntidugomba kuzikoresha he? Areba ngo ahereye ibimenyetso bimurika, biriya bimenyetso byo mu mihanda aho biba biri gukoresha amatara 3 ariyo umutuku, umuhondo n'icyatsi. Mbega ngo igihe utwaye ikinyabiziga ku muvuduko wa kilometero 20 mu saha, ibintu bya kilometero runaka mu saha mpora mbivugaho, ikinyabiziga cyo gifite ahantu uri kugira birebera. Sega ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, deka ngo nta kiso cy'ukuri kirimo. Telefoni ngendanwa ntigomba gukoreshwa. Hano urabona ikiso cy'ukuri cyanya cyari ikemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza rero usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko ikiso cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndakeka ko ikiso cyanya cyo wamaze kucyandika wa papuro. Ikiso cy'ukuri nta kindi ni D, nta kiso cy'ukuri kirimo. Kubera iki nta kiso cy'ukuri kirimo? Nuko telefoni ngendanwa ubundi ntigomba gukoreshwa igihe utwaye ikinyabiziga ahariho hose. Hari abari bavuze ngo hari ibimenyetso bimurika, ariko nahariho hose. Ku muvuduko uwo ari wo wose waba utwayeho upfa kuba utwaye ikinyabiziga, ntuba wemerewe gukoresha telefoni ngendanwa. Ndakeka ko wari wamaze guhitamo D, ndakeka ko wamaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 14 kikabaza ngo iki? Kikabaza ngo kunyuranaho bibujijwe gusa igihe kudepasa. Hari igihe uvuga kunyuranaho umuntu ntabyo, wavuga kudepasa agahita avuga hajya nuku nibyo bita kunyuranaho, ariko ikinyabizwa ndakiza bazakubaza mu kizame bazakoresha kunyuranaho. Kunyuranaho bibujijwe gusa igihe byagenze gute? Arangwa igihe mu muhanda hari muhanda hagati hashushanyijemo umurongo w'umweru ucagaguye. Mbega ngo umuhanda ushushanyijwemo umurongo wera udacagaguye. Deka ngo ikinyabiziga gitwawe ku musozi unyerera. Ikinyabiziga gitwawe ku musozi unyerera, deka ngo nta kiso cy'ukuri kirimo. Hano muri ikiso cy'ukuri cyanya cyari cyerero mwa bino bisubizo bine baduhaye. Itegereze neza usubizanye ubwitonzi. Kunyuranaho bibujijwe gusa igihe, hano ikiso cy'ukuri nta kindi ni B, umuhanda ushushanyijwemo umurongo wera udacagaguye. Mwese murabizi iriya mirongo yera irombereje hagati mu muhanda, iyo uriya murongo ucagaguye uba wemerewe kuba wanyuranaho, ariko iyo udacagaguye ntabwo waba wemerewe kunyuranaho. Niyo mpamvu ubujijwe kunyuranaho mu gihe mu muhanda hagati hashushanyijwemo wa murongo wera
ariko udacagaguye. Iyo udacagaguye ntabwo wemerewe kudepasa. Mujya mubibona mu mihanda, hano bavuze ngo umurongo w'umweru cyangwa wera, ariko murabona ko mu mihanda myinshi ubona ko iriya mirongo irombereje batangiye kujya bahindura amabara iba isa umuhondo. Ubwo rero uriya murongo uba ucagaguye uba wemerewe kudepasa, iyo udacagaguye ntabwo wemerewe kudepasa. Iriya mirongo iba irombereje hagati mu muhanda. Ndakeka no muzwitamo B, ndakeka no muzwandika ku gapapuro. Ikibazo cya 15 kikabaza ngo ni ryari amatara ndangacyerekezo agomba kugaragazwa ku bandi bakoresha umuhanda. Muri make ni ryari ushobora gucana ibinyoteri by'ikinyabiziga cyawe bitewe n'icyo ushaka. Aravuga ngo igihe gusa ari ngombwa amenyesha ibindi binyabiziga bimukurikiye. Mbega ngo igihe gusa ari ngombwa kuburira abandi bayobozi bava mu kindi cyerekezo. Sega ngo mu gihe gikwiye ushaka kumenyesha abandi bakoresha umuhanda icyo ugiye gukora. Deka ngo kiretse hari ibimenyetso byo mu muhanda byerekana icyerekezo cyawe. Ese ni ryari uba ugomba gukoresha n'amatara ndangacyerekezo? Ese ni ryari uba ugomba kuyagaragaza ku bandi bari gukoresha umuhanda? Hano ndakeka ko wamaze guhitamo iso cy'ukuri. Hano ndakeka ko wamaze guhitamo icyanya cyo, hano iso cy'ukuri nta kindi ni C. Ubundi ucana biriya binyoteri mu gihe gikwiye ushaka kumenyesha abandi bakoresha umuhanda icyo ugiye gukora. Ugiye guhagarara ugahita ubereka ko ugiye guhagarara. Waba ugiye gukata ugahita ubereka ahantu ugiye gukatira kugira ngo ubibereke. Ntabwo wagenda uri gucana ibinyoteri igihe cyose ushatse. Oya, ni mu gihe gikwiye ushaka kumenyesha abandi bakoresha umuhanda icyo ugiye gukora. Ikibazo cya 16 cyabaza ngo gutinda gutanga ibimenyetso ku muyobozi w'ikinyabiziga ni gute bibangamira abandi bakoresha umuhanda. Niba ugiye gukata ugatinda kwerekana ko ugiye gukata. Niba ugiye guhagarara ugatinda kwerekana ko ugiye guhagarara. Niba ugiye gufata feri ugatinda kwerekana ko ugiye gufata feri. Ese ni gute bishobora kubangamira abandi bari gukoresha umuhanda? Aravuga ngo bigira ingaruka gusa ku baturuka mu kindi cyerekezo. Beka kuvuga ngo bishobora gutuma batabona igihe gihagije cyo gushyira mu bikorwa icyo amenyeshejwe. Sega ngo baba bafite igihe gihagije cyo gushyira mu bikorwa icyo bamenyeshejwe. Deka ngo ntacyo bibangamiraho. Ese niba ugiye gukata ugatinda kwerekana ko ugiye gukata, waba ugiye guhagarara ugatinda kwerekana ko ugiye guhagarara, waba ugiye gufata feri ugatinda kwerekana ko ugiye gufata feri, ni gute bishobora kubangamira abandi bari gukoresha umuhanda? Rero hano cy'ukuri nta kindi ni B. Bishobora gutuma batabona igihe gihagije cyo gushyira mu bikorwa icyo amenyeshejwe, bikaba byamuteza impanuka. Niba ufashe feri ugatinda kwerekana ko ugiye gufata feri, araza ahita kugonga. Rero niyo mpamvu biba bishobora gutuma batabona igihe gihagije cyo gushyira mu bikorwa icyo amenyeshejwe. Ndakeka ko namuzwitamo B, ndakeka ko namuzwandika ku gapapuro. Ikibazo cya 17 kikabaza ngo icyapa gisobanura ibi bikurikira. Kino cyapa gifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko utukura, ubuso bwera n'ibirango bigizwe n'amabara abiri ariyo umutuku n'umukara. Gisobanura ibi bikurikira. Rero arango birabujijwe kunyura ku bindi binyabiziga, birabujijwe kunyura ku kindi kinyabiziga. Beka ngo gutambuka mbere ko ibinyabiziga bituruka aho ujya. Seka ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. A ikaba ari iso cy'ukuri, birabujijwe kunyura ku bindi binyabiziga, na B ikaba ari iso cy'ukuri, gutambuka mbere ko ibinyabiziga bituruka aho ujya. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Ubwo A ikaba atari iso cy'ukuri, B ikaba atari iso cy'ukuri, ndetse na C ikaba atari igisubizo cya nyacyo. Hano urabona iso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Hano ndakeka ko amaze guhitamo iso cy'ukuri, ndakeka ko amaze kucyandika ku papuro. Iso cy'ukuri nta kindi ni B. Gutambuka mbere ko ibinyabiziga bituruka aho ujya. Ubwo bivuze ko abayobozi b'ibinyabiziga baza bagusanga nibo baratambuka mbere. Ikindi kintu cyabikwereka ko aribo baratambuka mbere, urabona bo bari mu mukara, wowe uri mu mutuku. Murabizi mu Rwanda dukoresha uruhande rw'iburyo, rikona iburyo hari mu mutuku, ibumoso hari mu mukara. Ubwo aratambuka mbere ibinyabiziga biri guturuka aho wowe uri kujya. Ubwo nibo baratambuka mbere yawe. Kino cyapa kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda byo gutambuka mbere. Bino byapa byo gutambuka mbere bakunda kubibaza kuko nta na kimwe kiba gisa n'ikindi. Ni ingenzi rero ko warebera video kugira ngo nujye ugere kwa bino bibazo byerekeye ku byapa byere kujya bikugora. Ikibazo cya 18 kikabaza ngo utugarurarumuri turi ku ruhande rw'imbere rw'ikinyabiziga tugomba gusa. Niba uri hafi y'imodoka uhita utureba, uhita umenya se dusute. A iravuga ngo ni umuhondo, B ngo ni umutuku, C ngo ni umweru, D ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Hano urabona igiso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye.
tegereze neza usubizanye ubwitonzi igiso cy'ukuri ucyandike ku gapapuro. Ndakeka ko igiso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndakeka ko igiso cya nyacyo amaze kucyandika ku gapapuro. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni se, tuba tugomba gusa n'umweru. Ndakeka ko namaze guhitamo se, tuba tugomba gusa n'umweru. Ndakeka ko namaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 19 kirabaza ngo ibyapa biburira bibereyeho kumenyesha umugenzi. Murabizi bitewe n'ukuntu icyapa gikoze hari ibyo kiba kigomba kuba kiri kukumenyesha. Ibyapa bitegeka bikaba biri kukumenyesha ibintu bitegetswe. Ibyapa rero biburira byo bibereyeho kumenyesha umugenzi ko hano bari kuvuga umugenzi, ntabwo bari kuvuga umunyamaguru, bari kuvuga n'umuyobozi w'ikinyabiziga. Rero bibereyeho kubamenyesha ko ari bango ko hari icyago, mbega ngo bibereyeho kumenyesha umugenzi icyago kidasobanuye ukundi. Sega ngo bibereyeho kumenyesha umugenzi imiterere y'icyago gitunguranye. Deka ngo nta kibazo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igiso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Ndakeka ko igiso cy'ukuri amaze kugihitamo. Ndakeka ko igiso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Igiso cy'ukuri nta kindi ni A. Ibyapa biburira bibereyeho kumenyesha umugenzi ko hari icyago. Waba ugiye kugera ku nzira y'amatungo bagahita babikubwira hakiri kare, kuko biba byaguteza icyago mu gihe wahagera ugasanga amatungo yamaze kwinjira kandi utari wabibwiwe hakiri kare. Ikibazo cya 20 nacyo cya nyuma kirimo ibibazo bikunda kubazwa cyane, kirabaza ngo ibyapa by'inyongera bishobora kumenyesha. Video y'ibyapa by'inyongera namaze kuyakorera kuri YouTube channel yanyu, genda uyirebe kugira ngo nujye ugera kwa bino bibazo ujye umenya si ibyapa by'inyongera bimeze bite ubundi. Ara ngo bibereyeho kumenyesha, ara ngo ibitegetswe byihariye gusa. Mbega ngo ubugerure cyangwa amarenga amategeko rusange cyangwa ibibujijwe ndetse n'ibitegetswe byihariye. Sega ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, ubwo A ikaba ari igiso cy'ukuri ndetse na B ikaba ari igiso cy'ukuri, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Ndakeka ko igiso cy'ukuri bamaze kugihitamo, ndakeka ko bamaze kucyandika ku papuro. Igiso cy'ukuri nta kindi ni B. Bibereyeho kumenyesha ubugerure cyangwa amarenga amategeko rusange cyangwa ibibujijwe ndetse n'ibitegetswe byihariye. Ndakeka ko kino kizame dukosora hari ikintu kigufashije, kandi subscribe niba uri hafi gukora, kuko ikintu cyose nzakiraho yaba no masomo ngenda bashyiraho azaba aragufasha kwitegura neza n'ugerwaho uzakorera imwe uhita utsinda. Nkwibutsa ko ibibazo bikunda kugaruka, ni ingenzi ko wakosora bino bizame biba byakozwe. Wajyamo ikibazo ukanyandikira cyangwa ukamamagara ni kuri 0789931626 nkawusobanurira serivisi yo kugusobanurira iba ari ubuntu. Ushaka kode, ushaka kwiga, ibyo tuba twabivuze mu ntangira, ariko twandikira cyangwa ndamagara kuri 0789931626 tukabigufashamo. Ndabakunda cyane, Imana ibahe umugisha, mugire ibihe byiza.